iriya firigo ubuhanga ifite iriya firigo uyiterekamo inkono nihore ukabona igacumba koko se uzi kubikamo amasahani nazo y'ingese nyuma nahoze ndikubwira kariya gahungu n'imbwa n'ugahozeho rya ngo yahoze ngakubwira ngo afite ibiki seko mbona ugendere kandi ufite umushyitsi ariko mana yanjye nakugenderera uretse gato Andrea toramwishyura siko naramwishyuye birakureba igihe nawe nyibera muvunye ibera muvu hari igihe nawe naragira ubuntu bw'Imana ntabwo mwe mugize ibintu biba kuri iki gihe zirindi cyishyuye kuri iki gihe ahubwo ni muri iki gihe kigoze umuhamagara yansubiza ko muhamagara gusubiza amafaranga ngewe inzu nayigiyemo mu kwa mbere none tugeze mu kwa gatanu nani icumi ndamu utarayishyura narayishyura nyine arampamagara arumva amubwira ati reka da ati ntabwo nyibamo ngewe nibera ku ironde njya kujya ku ironde nawe arampamagaye muvugana tuvugana iki ubundi uramwishyuriza wowe ntumwishyuriza ntabwo ari umunyarwanda nka bundi umunyarwanda se niso niki cyabo ntabwo ari uko tubayeho ina urambwira iki ko ntanzu yawe ntabwo ari uko tubayeho nta nzu yanjye ugirutse ako sha uri kumva uri kunjomba umunwa iyo kiri kudonda ibigori vipi zawe ndi kukujomba umunwa ugomvishe ndi kukujomba umunwa mani n'ubundi reka twe gupfa ubusa pe n'ubundi nzu yanjye nta kundi none se ubundi shaka ko nakunda kwiza ariko bana indengeye umuntu indengeye umuntu mani reka tugende ariko nta no kazajya ugira ibintu reka nkwihorera nkwihorera ubwo rwose nta n'amafaranga ufite yo kugura ikibanza oya nawe genda shaka ubukene bwawe ndabuze ibikorwa byose ni ibyawe ubundi ngiye ngo uhamagare muze tubane urumva ibi bipangu byose iyi nzu Rwanda ripeve urumva reka n'ibindi bikorwa hari n'urutoki n'ayo mashyamba yose uri kugibona ibi ni ibikorwa byanjye niwe ugomba kubituramo niwe ugomba kubituramo rero nawe ugomba akantu k'akazi kameze ukuntu urumva ariko mpita niga iyi nzu niyo nahise nizamura uzi miliyoni yatwaye miliyoni 6,500,000 ariko mu rwego ndiho ahubwo mbona mbanza njya kukwakirira mu rugo bebe wabonye ibyo nakoretse hanze sagize ngo birahagije do reba nk'iki gitebo wicayeho uzi amafaranga gihagaze miliyoni 4 nasi intebe rero ni yawe niyanjye none se niyawe niyo wazanye bita amaso hariya uri kuhabona igiki iriya firigo ni yawe kiriya gifirigo reba giteleviziyo giteretse hejuru yacu sha urumva urwego ndiyonge rwamagaza reka njye naradamariye wakira urumva mfashwe neza wari ugiye kwigira nawe ngo ntabwo ugiye gushaka umusore w'amafaranga nizere ko nta muntu uzadusohora hari n'ibindi n'ibiki uzi iriya firigo ubuhanga ifite iriya firigo uyiterekamo inkono nihore ukabona igacumba koko se uzi kubikamo amasahani nazo y'ingese urumva ruzagenda gutaha ibiryo bizaba narakabye buriya ngewe buriya mu basore bakomeye muri aka gace muri izi karitsiye mafiyeri ujye ubaza ngo mafiyeri ni uwahe bazajya bavuga ati ni wa mukire wakoze ibintu abantu batakoze none se sheri ubu iyi nzu ntagira umuntu uza akayinsohoramo bizagenda kandi ari iyanjye se azagusoramo gute byagenze bite nineka umuntu akaza akamwamba isafuriya yanjye kandi uyiyemeraho ngo ibintu birimo hano byose ni ibyawe bo naza kuyikwiba uzayimuhaye ijyane kubera ko ndi umukire tuzagurira ubundi umuntu ushaka ikintu bamurekera akajyana akakijyana utakiguze kigura amafaranga afite ngewe za miliyoni shere hari ikintu utabona igiki dururamo narwo niyo ibishoro wakintu wowe nari nkeneye umuhungu ushaho umukire shira icyo kintu kije kuguteza ikibazo ni cyane karibu seko mbona ugendere kandi ufite umushyitsi ariko mana yanjye nakugenderera uretse gato wowe ndaza ukansohora gute kuba ufite umushyitsi buriya no kunsohora gute ntaho bihuriye ariko nawe wabonye byaba atari sawa oya mu nzu yanjye ukansohora ko namubwiye ko ari iyanjye aretse kuneza abantu iyawe se hari itafari washyizeho oya nabi none se njya kugura ikibanza
ahubwo wari uri mu basinye byibura none uratekereza iki? Nyangane nk'amasaha abiri ntabwo nayo amasaha abiri yose inzu yanjye imazemo amezi 6 utayishyura. kwa nyanganira rwose. Oya nakukwihanganira inzu urayisubiramo umaze kubona amafaranga. Amubwire urankurikira nakuvuna akaguru toka ngo gusa amafaranga ndayavana hera cyarandi rodi kiraza kumbira umwana buriya umva reka nze nkwereke ikintu ngiye kwikorera kamamagare mama muguze amafaranga. Yego mama, wangurije amafaranga ko bayinsohoye mora. Ubonye wakaraye muri borodire wa Kirumbo. Ihene zanjye wasubigushije se warazishiye wagegera. Buriya sinabikubwiye. Umva nahoze ndikubwira. Kara gahungu n'imbwa nubwo gahoze rya ngo yahoze ngakubwira ngafite ibiki. Ibi byose ni ibi. Ibi byose ni ibi. Ariko uziko abantu kubanda ntibagira n'isoni koko. Aka ubundi sabonaga umuntu ufite igihagararo kingana kuri nk'ikimbere yakubatuye. Ariko bariya nibo bakire. Bariya ariko uzi uko none se nibo bakire ari nge nabo uyu mwanya ninde uri hano nta musohoye kuko nta kigenda nk'umukene nta mafaranga agira yewe nanjye Dani nawe ntabwo reka mubwire nakomeje nanjye kwitegereza ndavuga ubundi uyu mwana nemere nubwo ari ubwa mbere mubonye ariko ntabwo bivuze ko njye nawe tutakwikundanira sibyo none nagira ngo tugire ukuntu tubihuza ese rumva warandi rode hari ikintu wagira se tubihuze ute tubihuze tugire Yamaye. nyine tukagira inama. niba ari ibyawe nanjye nakwemera nawe Wanyemera reka ye baba we uzi yewe ikibanza mfite yara hakurya irubengera ndakigusinyiye ndakiguhaye cyane ahubwo nese ubu nta kuntu wagira nyine ukaba nyine wambwirukanwa n'agashimwe akameze ute nyine nk'akabizu nyine cyangwa se ukanyemerera njye nk'akaguha Ababyeyi nabo buko ko mama nawe muri ibi bintu koko ariko nanjye ntabwo mwujya turaharwanira yo ariko mana iyi mbwa koko kaze banze nyice akariro gake na feri umwana no warandi rodi wa muresi karibwe n'imbwa gatono kinoryi bebe wabonye ibyo nakoretse hanze sagize ngo birahagije do reba nk'iki gitebo wicayeho uzi amafaranga gihagaze angahe miliyoni 4 nese iyi ntebe rero ni iyawe ni yanjye rero se ni yawe ntabwo ari iyawe niyo wazanye nyereka n'ibindi bita amaso hariya uri kuhabona igiki iriya firigo ni iyawe kiriya gifirigo reba giteleviziyo giteretse hejuru yacyo sha wumva urwego ryonge rwamagaza reka njye naradamariye wakira yumva mfashwe neza wari ugiye kwigira nawe ngo ntabwo ugiye gushaka umusore w'amafaranga nizere ko nta muntu uzadusura hari n'ibindi ni ibiki hari n'imitako njugunyeho ni igike muri video ukanyemerera njye nk'akaguha nta n'ibishaka arakamariza umva yonyine yagiye kuwitaza nyine oya ubwo kumwereka